inama igihe yarari mu buhome. Leta y'u Rwanda yamugiriye inama, bari abahungu babiri bamufasha kwitwara cyangwa se kubigendamo neza cyangwa se kubyakira, kumva ko agomba gukora video atambaye ubusa, babasha kubimufashamo. Rero buri nguni na buri kantu, good job, akazi keza mwarakoze abantu, ibyo ni ibisanzwe. Buri nguni na buri kantu bateye urwenya kuri Jackie w'i Rwanda. Bamaze gutera urwenya kuri Jackie w'i Rwanda bavuga ati si ukwinjiza kuri YouTube gusa kuba twaramuteyeho urwenya, reka dufate amafaranga cyangwa se icyo twakuye kuri Jackie w'i Rwanda, views twakuye kuri Jackie w'i Rwanda, tubashe kumusapotinga. Umukobwa avuye muri gereza, byanga byakunda afite agahinda. Bakimara kumenya ko afite agahinda rero, buri nguni na buri kantu berekeje iwe kwa Jackie aho yari acumbitse i Kigali, bajya kumureba ndetse baramuhumuriza. Ndetse icyo gihe muranabyibuka hasohotse n'amavideo bamujyana hehe, kumugurira icyitwa ibiryo byiza by'umuntu wese aba akeneye avuye muri gereza. Abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend, mwiriwe, nizere ko mumeze neza. Ikaze muri Traffic Love Story. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku bantu batatu, buri nguni ndetse na buri kantu na Jackie w'i Rwanda. Abo bantu nibo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro muri Traffic Love Story. Ndetse biraturuka kuri buri nguni ndetse na buri kantu. Abo bantu tugiye kumanza tubavugeho amateka yabo, ukuntu byagenze kugira ngo babashe gukora comedy yitwa buri nguni na buri kantu. Iyi comedy twarayikunze turi benshi. Iyi comedy yaje gutuma abantu benshi babasha kumenya ikintu kijyanye na showbiz cyangwa se ikintu kijyanye no gusetsa binyuze mu kwifatisha video ukoresheje telefone. Ushobora gufata telefone yawe ugafata video then ugakora comedy. Ibyo bintu birakunda cyane kandi ugasanga biri gutanga umusaruro. Reka rero mere kuri buri nguni ndetse na buri kantu na Jackie turaza kumugiraho ibyo bamaze gukorera Jackie, ibyo bamaze kumugezaho ndetse n'uburyo bamufashemo akimara kuva muri gereza, ndetse n'uburyo babyakiriye akimara kwinjira muri gereza, aho Jackie bari bamujyanye muri gereza bashaka kumutoza by'umwihariko bitewe n'ibintu yagendaga akora ashira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bintu yagendaga bikora abyita ko ari ugucuruza, nyamara leta y'u Rwanda ivuga yuko yagombaga kumukosora ndetse ikamwereka ndetse bakamwereka n'imirongo atagomba kurenga. Sibyo, hari igihe umuntu akora ibintu, ibyo bintu atazi ko ari bibi, ariko ibyo bintu baba bagomba kumwereka imirongo ngenderwaho cyangwa se umurongo ngenderwaho yagakwiye kugenderaho kugira ngo ibintu ari gukora bibashe kugirira inyungu abanyarwanda, kugira ngo ibintu ari gukora bibashe gutuma abanyarwanda babasha kubona ko igihugu cyacu gifite uburere ndetse gifite n'umuco. Rero reka duhere kuri buri nguni ndetse na buri kantu. Buri nguni na buri kantu baje guhura bate? Buri nguni na buri kantu bahuye, buri nguni yari yibereye iyo ngiyo mu cyaro. Uburyo baje guhura ni kwa kundi nyine ufata akavideo then ukabasha kugasharinga inshuti yawe, wamara kugasharinga inshuti yawe ikakaza kubona ko ako kavideo ari keza. Noneho umuntu witwa buri nguni yaje kwihuza n'umuntu witwa buri kantu, batangira gukora icyitwa comedy cyangwa se icyitwa showbiz. Ugakora showbiz, iyo showbiz ugasanga iri gutera imbere bitewe nuko uba ufite umuhate ndetse n'ubushake. Abo bantu bombi babyitwayemo neza, buri nguni na buri kantu babyitwayemo neza mu gutwara neza showbiz cyangwa se mu gutuma showbiz igenda neza. Icyo ngicyo rero kirajyana n'urukundo ruri hano ku mihanda bijyanyiranye no gukunda showbiz, kuko urukundo tuba dufite tuba tugomba kurugirira abantu benshi cyane cyangwa se inshuti zacu. Niba uri ufite inshuti yawe yigirira urukundo. Rero abo ngaba bombi
barebye ku kintu kijyanye n'urukundo, mukunda iki, mukunda guseka ya muyo mwarangije akazi muba mukeneye no guseka cyangwa se kuruhukwa mu mutwe. Abangaba nibyo barebye baravuga ati reka dukore ikintu kizatuma abanyarwanda badukunda, batangira gukora komedi biyita ndetse buri nguni na buri kantu, ubundi ibintu biza kugenda neza. Bimaze kugenda neza barakomeza barakora aho bakoreshaga telefone barakora paka barakora bagura bava kuri ya telefone yafataga nabi video bagira kuri telefone ifata neza video. Ibyo bintu byose baza kubigeraho. Rero bakimara kubigeraho ntabwo baje kwirengagiza buri kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, kuko bakoraga komedi yasetsaga buri mwe wese. Niba udakeneye guseka ntabwo wajyaga kuri channel yabo ngo urebe izo video, ariko ntabwo birengagije buri kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, buri nguni na buri kantu. Good job, mukora akazi keza kandi akazi mukora mwagakwiye kuba mubishimirwa ndetse mukabitoza n'abandi bantu, ndetse mukabyerekera n'aba content creators bakiri batoya mukabereka ukuntu ibintu bikorwa. Rero abangaba bombi bakimara kumva ko Jackie w'i Rwanda yamaze kugira muri gereza, nk'abanyarwenya babitemo urwenya. Bakimara kubiteramo urwenya nyine nyuma muzi ko baza kuvuga ukuntu ibintu byagakwiye kuba byakavugitse, ariko batangira batera urwenya ku kintu runaka. Nawe watera urwenya bitewe n'ibintu uri kumva bari kuvugwa, bitewe n'ibintu uri kumva biri kuvugwa, kandi ibintu byose biri kuvugwa ni ngombwa kubiteramo urwenya, kuko nawe niba kugeraho bazaguteramo urwenya, sibyo? Nanjye nimungeraho muzanteremo urwenya. Abantu bose babateramo urwenya bitewe n'ibintu amaze iminsi akora, cyangwa se bitewe n'ikintu kigezweho bagiteramo urwenya rwose. Abantu ibyo ni ibisanzwe. Buri nguni na buri kantu bateye urwenya kuri Jackie w'i Rwanda. Bamaze gutera urwenya kuri Jackie w'i Rwanda baravuga ati si ukwinjiza kuri YouTube gusa kuba twaramuteye urwenya, reka dufate amafaranga cyangwa se icyo twakuye kuri Jackie w'i Rwanda, views twakuye kuri Jackie w'i Rwanda, tubashe kumusapotinga. Umukobwa avuye muri gereza, byanga byakunda afite agahinda. Bakimara kumenya ko afite agahinda rero, buri nguni na buri kantu berekeje iwe kwa Jackie aho yari acumbitse i Kigali, bajya kumureba ndetse baramuhumuriza. Ndetse icyo gihe muranabyibuka hasohotse n'amavideo bamujyana kumugurira icyitwa ibiryo byiza by'umuntu wese aba akeneye avuye muri gereza, kuko hariya arega nta burya urya impungure gusa, nabwo zirimo udusimba. Izo mpungure zirimo udusimba nabwo ni faveri baba bakugira, bavuga ati uyu muntu ataza kwicwa n'inzara, reka tumuhe ibyo kurya tubigene gutya na gutya. Gusa umuntu uri hariya ntabwo aba amerewe neza. Baje kumufata rero bamujyana kumugurira icyo kunywa, bamuha icyo kurya. Ni urukundo rwiza rwagakwiye kugenderaho nk'aba content creators tukiri batoya, twazamara kugira hejuru natwe tukabasha kuba twabikora. Ariko buri nguni na buri kantu bakoze igikorwa kizima. Si ibyo gusa kuba barakoze icyo gikorwa kizima, bamaze no kugira ku rwego rwiza cyane rwo gukoresha umuntu ibintu byiza. Reba ukuntu bamaze guforoma Jackie w'i Rwanda, we twari tuzi nka Jackie ukora ibintu bitemewe na leta y'igihugu bijyanye n'urukoza soni. Ubu ngubu Jackie akaba ari umuntu ukora video. Mwayibonye video imaze iminsi 4 yari Jackie Silvizo ndetse na buri nguni na buri kantu. Bamaze gusora video yitwa ni video y'indirimbo yitwa Barihe. Iyo video y'indirimbo yitwa Barihe ndizera neza ko mwayibonye. Ntabwo mwigeze kubonamo Jackie yambaye ubusa cyangwa se Jackie yambaye ukundi kuntu. Ibyo bintu ntabwo mwabibonyemo. Ndizera ko neza ko video mwabashije kuba mwayitegereza neza, musanga ko Jackie noneho yisubiyeho. Noneho Jackie bari abahungu babiri bamuforomye neza, ndetse ko babashije kwakira ibyo leta y'igihugu yamubyiye.
ibyo leta y'igihugu yamubwiye Jackie yabashije kubyubahiriza, ndetse n'abari abahungu babiri buri nguni na buri kantu babasha kumufasha kwiga kugendera neza mu murongo y'ibyo leta y'u Rwanda yamubwiye, yamugiriyemo inama igihe yarari mu buhome. Leta y'u Rwanda yamugiriye inama, bari abahungu babiri bamufasha kwitwara cyangwa se kubigendamo neza, cyangwa se kubyakira, kumva ko agomba gukora video atambaye ubusa, babasha kubimufashamo. Rero buri nguni na buri kantu, good job, akazi keza, mwarakoze cyane, ndetse ngenda mbakurikirana n'ibintu byose mugenda mukora ni byiza cyane, ariko mujye mwigisha n'abandi ba small content creators mukore ibintu byiza cyane, dusange yewe dusange YouTube turi kuyiryoherwamo, dusange YouTube imeze neza. Rero muraza kumbabarira, maze iminsi nahari bitewe n'akabazo nari mfite, ariko kamaze gukemuka. Nagarutse hano kuri Traffic Love Story. Icyo ugomba kwibagirwa, icyo utagomba kwibagirwa, icyo utagomba kwibagirwa nuko utagomba kwibagirwa gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ukurikirana Traffic Love Story. Impamvu nzanye iki kiganiro nuko nyine n'urukundo muri rusange, bari abahungu babiri bagiriye urukundo Jackie w'i Rwanda, babashije kumwakira neza muri societe nyarwanda igihe yaravuye hariya mu buhome. Mwarakoze cyane mwabahungu mwe, mukomerezaho. Iyi ni Traffic Love Story. Ukeneye kuyizamura cyangwa se kuyitera inkunga, hamagara kuri nimero ya 0711411941. Ukeneye kumvugisha kuri WhatsApp ni 0795999735, ukamvugisha ukangira inama, ukambwira ati muhungu wanjye kora ngutya, muhungu wanjye jya hano, muhungu wanjye reba ibintu ukora, reba ibindi bintu ukora, iyi content ntabwo kubereye, cyangwa se reba ikindi kintu ushoboye ubasha kuba wahereza abanyarwanda, ureke kuvuga ibintu bidafite agaciro. Ariko ndizira neza ko ibintu mba ndi kubabwira nuko bakebura no kubabwira ko ibi bintu biba bifite agaciro, mugomba kujya mubyigiraho. Ndetse ukeneye no kugira ikintu umbwira, wanandika muri comment, nta kibazo. Gusa bye bye, ndabakunda cyane, ciao ciao, bye.